Murakoze, amazina yanjye nitwa Tuyishimire Solange, ndi umunzi ku rwego rw'akagari, nkaba ndi visi perezida kuri urwo rwego. Ikiganiro baduhaye icyo kidusigiye ni uko tugomba kwirinda cyangwa se kurwanya icyo twita ruswa n'akarengane mu baturage, abatugannye tukabaha serivisi nziza kandi ku gihe. Niba hari ibibazo twakiriye twihutira kubikemurira ku gihe umuturage kugira ngo atarambirwa agasiragira, kandi tukareberera, tukaba ijisho ry'umuturage uwo ari we wese, yaba ari ugiye kurenganwa cyangwa se ugiye gusubizwa inyuma bitewe n'impamvu runaka. Ibyo tukabikumirira hafi cyangwa se tukafatira hafi, tugakemurira ibibazo by'abaturage ku gihe kugira ngo nabo babashe kwishima. Ni muri urwo rwego rwo kugira ngo umuturage abashe nawe kwiteza imbere, mu gihe ikibazo cye gikemuwe vuba abasha no kuba yajya mu mirimo ye. Icyo twabonye ni uko ruswa itaracika cyane aho igaragara mu nzego z'ibanze. Tugiye kwegera abaturage tubabwire ko ubaka ruswa bagomba kutumenyesha, natwe tukagira aho tubitanga kugira ngo abo bantu barya ruswa bakurikiranwe kugira ngo icike. Nitwa Uwamahoro Gerardine, nkaba ndi umwunzi mu kagari ka Kigabiro, umurenge wa Gasange. Ikiganiro baduhaye cyo kurwanya ruswa n'akarengane, baduhaye ikiganiro hari icyo cyadusigiye. Mu rwego twari turiho batweretse n'ibipimo, twabonye aho duhagaze, twabonye ko hari icyo tugiye kongeramo kugira ngo tubashe kugera ku ijana ku ijana. Ntabwo duhagaze nabi, ariko turi kuri 82 n'ibice, ariko turashaka na rya 18 riburaho kugira ngo turyuzuze duhagarare 100%. Tugiye rero kongeramo imbaraga mu kunga abaturage mu byo twakoraga kugira ngo tugere kuri icyo kigero cyiza.